like it was back in the start. Yacuruje ibisheke, acuruza muri kadina filime mwe benshi bita kubaninga. Yakinnye iki ryabarezi yibasirwa na madeni ariko ubu twese tumuzi nka Kiramani. Ko yitwa niyo nshuti ya Nike, iri zina ngo Kiramani ryaje rite. Ikaze ko today. Iki kiganiro n'ubuzima n'imibereho. Isuri rakiye umugabo ushinguye utapfa kwemera kuyagusa uretse gutera ubwoba gusa. Yitwa ya Nike niyo nshuti. Benshi tumuzi nka Kiramani ariko nandi mazina agiye atandukanye nka Major Afande nandi yose akanyujijeho. Ese koko iri zina yaba yarayihawe na Nyagisu? Nugenda udakanze subscribe, turaza no kuvuga ku modoka y'igikoko yibitseho nyuma yo gukora ubukwe bw'akataraboneka amaranye imyaka irenga 8 n'umugore babana bitemewe n'amategeko ndetse n'idini. Ndireho nari Yannick niyo nshuti ni urugero rwiza rw'umuntu wavuye kure habi mu buzima bugoranye, yicururiza ibisheke nyuma ayoboka ibyo ucuruza muri card flash disk, anatanga filime zisobanuye ari byo benshi bita kubaninga. Yabaye disk bana mu buzima bugoye nk'ubwo nibwo yanateye mu mukobwa w'abandi inda, anategekwa guhita mushaka ko kanya bakabana mu nzu yabanagamo n'abandi batatu bagahita baba bane. Kiramani yavukiye i Kigali Nyamirambo mu Biryogo. Umwise umuryogo ni yababara kubera ko n'ababyeyi be ariho bavuka. Impamvu uyu musore yashatse kiri muto kimwe n'undi rubyiruko nawe yaje gukubagana akiri muto aryamana n'umukobwa witwa Shemza. Gusa ntibyamuhiriye ahubwo yamuteye inda. Ku myaka ya 22 yonyine umusore utari waratunzeho n'ibihumbi 100 yibera mu nzu y'ibihumbi 30 gusa, kandi nayo yibanamo n'abandi basore batatu. Nawe wa kane yisanga mu ihurizo ryo gutunga umugore kuko iwabo w'umukobwa bari bamusaranye gasanga umusore wamuteye inda. Nuko biramucanga zunguza umutwe birangagisha inama bakamugira umusazi bose. Bati ese nawe urabudashoboye kwitunga ubwawe ujya kuzana abandi babiri bizavamo. Nyuma yo kumva ibyo byose kwikura mu byo yarabyanze, ahubwo aramuhumuriza yemeza kumuzana bakabana. Kiramani mu isura y'umugabo wa nyawe wemeye gufata inshingano atangira kwihiringa, ahita abona akazi ko kwesitara no gukora vandarateri air conditioner mu nyubako imikomeye mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe uwo mukobwa Shemza yarakiri iwabo yarakomeje guhisha inda ariko byose bibyubusa. Mu gihe Kiramani ari mu kazi yuriye muri parafo yumvaga telefone karasonye. Uwo yari Shemza. Ati mu rugo baranyirukanye bamusange. Akibyumva Kiramani atatu umutwe na telefone ajya kuyikurikirana murukana nayo nahasingo pi. Ubwo baraho bose barahuruye gusa basanga kiri muzima. Yahise ataha ajya kubana n'umugore Shemza mu nzu yarasanzwe abanamo n'abandi basore batatu. Agihembwa yahise afata umugore we amujyana muri chambrete ya 25. Icyo gihe umugabo yahembwaga 80. Batangira kuryoherwa n'ubuzima bushariye bikomeza kwanga kuko bisanze nyiri byo ndamurimo amezi 3 yose. Ni itariki yo kubyara iza guhinduka mu gihe bari bazi ko madamu we azabyara mu kwa 7, aza kubyara mu kwa 6. Nta gice na kimwe bafite. Kiramani agiye gufata umugore n'umwana kwa muganga baramumwima kuko nta mafaranga yari afite yo kugura imyenda n'ibigoma. Inoti y'ibihumbi 2 yari afite mu ntoki arayimwarana, mu kwikura mu kimwara afata telefone yari afite ayigurisha mu 2020 agura imyenda bamuha umwana na madamu we barataha. Bakomeza guhanyanyaza biza kugenda neza, azana kwiyobora ikimina yimukira ahantu heza atangira kugura ibikoresho byo mu nzu. Ubuzima busanzwe buryoshye ariko haza kwaduka iki yabarezi. Kiramani abimbata yacyo so kugikina karahava bigera ubwo n'amafaranga y'ikimina yarabitse ayakina yose agashira. Mu gihe gito yisanga mu myenda ikabije kugeza ubwo
mu kimina yarababereyemo 800 na nyiribyondo amurimo amezi 4 yose. Nta kindi yahise akora, yahise yohereza Shemuza muri Uganda kubana na mama wa Kiramani. Kiramani ahita atangira ubundi buzima bushyashya. Nibwo yahise asubira iwabo aho yavukiye, yongera kuba umudisike bana. Ese yaje muri sinema gute? Reka mbivugeho neza. Umunsi umwe arimo baninga, abona timu ya Nyagisira atambutse. Akana kari kaje kugura filime kaba karavuze ngo dore Nyagiso. Ako kanya ahita azimya ibyuma byose arabizinga, arabakurikira ajya aho barimo gukinira, yicara mu twatsi kuko yabakundaga cyane ariko atabazi. Baza gukina, noneho haboneka Rore yabuze uyikina. Abantu bose bari baraho bari bakinnye, nuko Nyagiso amusaba ko yakina iyo Rore, nawe abyemera atajuyaje. Nuko iyo komedi ikimara gusohoka, abantu bari bamuzi bose batangira kumuhamagara no kumwandikira ngo wabikoze neza, ngo twakubonye muri Nyagiso. Niko kugira inama ati ko nyine agace gato yakangana gutya nkaba nkunzwe, ndamutse ngaragaye muri komedi yose byagenda bite? Ahita yegera manager amugejeje icyo gitekerezo, abyemera atajuyaje. Rimwe rero Nyagiso aza kumuha Rore yo gukina ari umusirikari, maze na Kiramani ayikina neza nk'uwayanditse. Kuva ubwo ababaye umukinnyi uhoraho muri Nyagiso komedi, nk'uko yanazamye Mitsutsu na Aisha. Ese ubundi izina Kiramani byaje rite? Kiramani ubwo avuga ko izina yaryiyise igihe hari komedi yari agiye gukinamo afite Rore yitwa umwicanyi, ahita yita Kiramani, dore ko nabyo bisobanura umwicanyi. Reka tugaruke ku iterambere rye. Amaze kohereza madamu we muri Uganda, yahise asubira kubaninga ariko ntihagira ikivamo. Yinjira muri timu ya Nyagiso neza, gusa nabyo ntihagira icyo bikemura kuko yamaze umwaka wose adahembwa, akorera ubuntu kandi agomba kohereza Shemuza amafaranga. Niko kwigira inama yandika filime yitwa Majoro, ayikinnye irakundwa cyane, itangira kujya views zirenga 500 mu gihe gito. Kuri chaîne yacaraga hiyo filime bamuhaga 40% yayo yinjije. Icyo gihe bahise bamuha miliyoni, agafaranga gatangira kuboneka. Ahita yandika indi filime yitwa Kiramani, iramamara cyane kandi irakundwa, ari nayo yatumye tumumenya nka Kiramani. Iyi filime yatangiye kugira views zirenga 6,000,000. Abifata nk'ibitangaza, ahita agarura umugore wo mu Rwanda, bahita batangira kuryoherwa n'ubuzima gutyo. Yakinnye nyinshi: Kiramani, Majoro, My Heart, Big Mind n'izindi zigiye zitandukanye. Nyuma y'imyaka igera ku 9 abana na Shemuza mu bubabare bungana gutyo, bakoze ubukwe bw'igitangaza bakataraboneka. Ubu tuvugana yibitseho imodoka y'igikoko. Mwakoze kubana nanjye, ndirabona ari Nshimiyimana. Iki kiganiro n'ubuzima n'imibereho. Iyi ni Today. Ibihe byiza. Like it was back in the style.